nk'umuntu witabye Imana akunzwe n'abantu batari bake, nawe hari ibyo yifuzaga kukavuga ati nk'uko twakubwiye ko yifuzaga gupfira mu gihugu cya Ethiopia nubwo bitakunze, ariko nanone hari ibindi bintu yifuze ko napfa bazamushyingurana. Ibyo ngibyo ni ibihe? Ni ibintu bigera kuri 5 wari urimo. Ikindi cya gatatu ni Bibiliya. Uyu mugabo rero yavuze ko rwose nitaba Imana agomba gushyinguranwa. Bibiliya yagaragaje ko yakundaga rero Bibiliya cyane, ariko by'umwihariko ku bantu bazi Bibiliya cyangwa se ku bantu bafite Bibiliya muhite musoma kuri uyu murongo. Hari umurongo yakundaga cyane wanditse muri Zaburi ya 23. aho ngaho hagere urebe amagambo ahanditse. Aha hantu rero ngo niho hamufashaga cyane ku buryo bamushyinguye, ariko n'ubundi bagafata Bibiliya bagafungura kuri Zaburi ya 23 akaba ariho bamushyingura, ariho hafunguye. Ndabizi ko abenshi mutari mubizi ibi bintu. Imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane z'uyu mugabo. Kuri uyu munsi rero niwe tugiye kuba tugenda tugarukaho tukubwira amateka ye muri rusange. Ese iri zina urusanzwe urizi cyangwa ni ubwa mbere uryumvishe? Byaba ari amateka nawe wanditse. Cyaba ari ikibazo gikomeye. Nawe ubutaha twakuvuga muri biratangaje. Ni ukuri pe, niba utazi Bob Marley ufite ikibazo. Hanyuma rero reka tugwe ikaze mu gace twahariye amateka y'icyamamare. Kuri uyu munsi mwamaze kubyumva neza cyane ko tugiye kuba tugaruka ku mateka y'umwe mu bahanzi babayeho mu mateka y'isi bakomeye cyane, uwo nta wundi twa Bob Marley. Kuri ubu rero imyaka igera kuri 43 irashize yitabye Imana. Uyu muhanzi rero ni umunya-Jamaica, amazina y'inyakuri yitwa Robert Nesta Marley, wamenyekanye mu njyana ya reggae. Hanyuma rero akaba yarakoreshaga nyine izina ry'umuziki na Bob Marley. Uyu muhanzi rero Bob Marley afatwa nk'uwamenyekanishije injyana ya reggae. Ubusanzwe rero amazina ye twamaze kuyakubwira ko yitwa Robert Nesta Marley. Yavutse tariki 6 Gashyantare mu mwaka w'1945 mu gihugu cya Jamaica. Aza kwitaba Imana rero kuwa 11 Gicurasi mu mwaka w'1981 mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida, muri leta n'ubundi zunze ubumwe za Amerika. Bob Marley akiri ku isi yaranzwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Yakoze indirimbo nyinshi cyane zirakundwa, harimo nk'iyo twari turi kumva bita No Man No Cry, harimo indirimbo yise One Love, harimo n'izindi zitandukanye. Uyu mugabo rero ni umwe mu batumye umuziki wa Jamaica ndetse n'umuryango wa Rastafari umenyekana ku isi. Ndetse rero uyu muryango w'abarasta ubona abakunzi benshi cyane. Ikintu wamenya rero kuri Bob Marley, niwe muhanzi wa mbere ku isi mu bakora injyana ya reggae wabashije kugurisha ibihangano bye cyane kurusha abandi. Yagurishije rero CD zigera kuri 200,000. Ni CD nyinshi cyane. Hanyuma Bob Marley yabyawe n'umugore w'umwirabura witwa Cedella Marley Boka, wari ufite imyaka 18, na se w'umuzungu witwa Novo Marley wari ufite imyaka 50 y'amavuko. Kuvuka rero k'uyu Bob Marley bitewe n'uburyo n'ubundi yavutsemo ku mwirabura ndetse n'umuzungu,
byatumye ahura n'ibibazo by'ivangura mu bwana bwe kugeza abaye ingimbi. Se wa Bob Marley yitabye Imana uyu mwana afite imyaka 10 gusa y'amavuko. Uyu Bob Marley ni umwe rero mu bahanzi bubatse izina ku rwego rw'isi kugeza n'ubu ngubu niwe muhanzi uzwiho kurusha abandi wabashije guteza imbere rero no kumenyekanisha injyana ya reggae, akaba n'uwa mbere mu mateka washoboye kugurisha CD nyinshi nk'uko nabikubwiye z'indirimbo muri iyi njyana. Mu gihe rero cy'ubugimbi uwo bita Bob Marley yavuye mu buzima bwo mu cyaro butari bumworoheye ajya gushakisha ubuzima mu mujyi wa Kingston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana. Aha rero ahageze niho yahuriye n'uwo bita Livingstone wamenyekanye cyangwa se witwaga Bana Wild, anahura n'uwo bita Winston ariwe nawe wakoreshaga izina bita Peter Tosh. Aba rero baje no kuba bishyira hamwe batangira gukora indirimbo. Mu mwaka w'1962 ku myaka 17 y'amavuko nibwo Bob Marley yasohoye indirimbo ye ya mbere yayise Judge Not, cyangwa se ubishyize nko mu Kinyarwanda wavuga uti ntugace urubanza, ntukajajinga umuntu. Ntugace urubanza niko indirimbo ya Bob Marley ya mbere ye niko yayise. Muri iki gihe rero izi ndirimbo ntabwo yabashije kumenyekana cyane cyangwa se ngo igurishwe cyane, ariko ntabwo byamuciye intege, yarakomeje arakora cyane uwo bita Bob Marley. Hanyuma rero umwaka w'1963 uwo bita Julia n'uwo bita Peter Tosh ndetse n'uwo bita Bana Wild bakoze itsinda baryita Wailers, bisobanura ababibyi. Abashoboye rero gusinya contract cyangwa se kontra na studio bita Studio One mu 1964, bikaba rero byaraboroheye nyine gusohora indirimbo zabo zigiye zitandukanye. Nyuma yo gushyingiranwa rero n'uwo bita Rita Addison mu mwaka w'1966, Bob Marley yasubiye gushaka nyina wari waramaze nawe gushaka undi mugabo w'umunyajamaica witwa Booker, bakaba bari baragiye rero gutura muri Amerika. Bob rero yashatse akazi ko gukora muri hotel, ariko nyine ntibyamubuza n'ubundi gukomeza kujya agenda yandika indirimbo zitandukanye. Kuba rero nta muterankunga ubifitiye ubushobozi Bob Marley yari afite cyangwa se umushoramari, byatumaga n'ubundi bihangano bye bidakurikirwa cyane cyangwa se ngo bigurishwe cyane. Ibi rero byaje gutuma uwo bita Bob Marley aza guterwa n'ubukene cyangwa se aza kwisanga mu bukene bukomeye cyane. Afata umwanzuro rero we n'umugore we Rita, aravuga ati twisubirire mu cyaro. Afata rero n'abana be babiri harimo uwo bita Cedra ndetse n'uwo bita Ziggy, basubira mu gace uwo bita Bob Marley yari avukiyemo n'ubundi ko mu cyaro mu mwaka w'1967. Ubwo mujya aravuga ati rwose ntabwo nabasha gukomeza kubamo
igihe mbona nta kintu ndi kuwuriramo. hanyuma rero ageze mu cyaro yarakomeje arakora ariko aravuga ati nanone reka nongere ngerageze asubire mu mujyi. hanyuma rero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda Bob Marley yongeye kugaruka n'ubu ni kureba nyina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ahageze rero yashatse akazi ko gukora mu ruganda rukora imodoka. umugore we rero n'abana baje kuhamusanga. tariki 3 Ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu Bob Marley yararusimbutse muri Kingston mbere ya konseri yari afite. yari agiye kuhakorera n'ubundi muri uyu mujyi cyangwa se muri iyi leta ya Kingston. abantu rero bagera kuri 6 bafite intwaro rwose baramuteye iwe bamurasa amasasu. hari iryamufashe ukuboko, irindi rimufata mu gituza mu itako, irindi rikomeretsa umugore we Rita mu mutwe, ariko ntiyagira icyaba rwose. Imana irahagoboka cyangwa se irabarinda. uwo bita Don Tyler, umunyamerika wafashaga cyangwa se warebereraga uwo bita Bob Marley mu Kinyarwanda, cyangwa se ujya wumva abantu bakunda kuvuga ngo ni ba manager. nawe rero yari yarashwe amasasu agera kuri 6 aramukomeretsa, ariko nawe ntiyabashije kuhasiga ubuzima. washoboye rero kumenyekana muri aba bagizi ba nabi harimo uwo bita Jimmy Brown. iminsi mike rero nyuma y'uko ibi bibaye, bakaraso bita Bob Marley n'umuryango we ndetse n'inshuti ze muri rusange yitabiriye igitaramo yari afitiye i Kingston. umwe mu banyamakuru rero byaramutunguye cyane, bituma mubaza impamvu yaje nyuma y'igihe gito rwose agiriwe nabi. hanyuma uwo bita Bob Marley aramusubiza ati niba abantu bagerageza guhungabanya isi bataruhuka, ari gute njye nabikora? uyu rero Bob Marley rwose mu mpera z'ubuzima bwe yayobotse idini ry'aba Orthodox bo muri Ethiopia. Bob Marley rero yifuje ko yasoreza ubuzima bwe muri Ethiopia, ariko nyine ntabwo byaje kumukundira kubera ko yaje kugwa mu mujyi wa Miami muri Gicurasi tariki 11 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1981 ku bitaro bya kaminuza rero n'ubundi byo muri leta ya Florida. afite imyaka 36 azize indwara ya kanseri y'uruhu. ukibaza ngo iyi kanseri y'uruhu yari yayitewe n'iki? iyi kanseri y'uruhu rero yari yayitewe n'uko yigize gukomereka ku kirenge. hanyuma rero iyo kanseri ye iragenda irakura. hanyuma rero urabizi ko umuryango w'abarasta muri icyo gihe bari bafite imyemerere y'uko nta muntu ugomba kubagwa cyangwa se ugomba gusimbuzwa urugingo mu gihe arwaye, agomba gukira ariko nta kindi kintu bongeye mu mubiri we cyangwa se ngo bavanemo. ibi rero byaje gutuma nyine iyi kanseri ikomeza igenda ifata n'ibindi bice, birangira inamuhitanye ku myaka mike cyane.
abantu benshi rero bazi ko rwose uwo bita Bob Marley ariwe wazanye umuryango w'abasitari cyangwa se w'abarasta, ariko ntabwo ari ibyo, ntabwo ariko bimeze, kubera ko uyu muryango wazanywe n'uwo bita Marcus Garvey mu mwaka w'igihumbi 1920. ubwo ngubwo niba bishaka ko mwamenya amateka y'abarasta nayo muzatwandikire mutubwire, nabyo tuzagenda tubibakoreraho. ubu turimo turarebera hamwe amateka y'uwo bita Bob Marley. mu cyo ugomba kumenya nuko atari we wazanye uyu muryango w'abarasta. uwo bitwa Bob Marley rero yaje kuba ashyingurwa kuri tariki 21 Gicurasi muri paruwase yavukiyemo n'ubundi ya Mutagatifu Anne, aho uyu muhango witabiriwe n'abantu benshi cyane. Bob Marley rero yagiye afatwa n'abantu bo mu bihe bigiye bitandukanye nk'umuvumbuzi cyangwa se nk'umwe mu batumye iyi njyana imenyekana ya reggae. kandi yashatse mu ndirimbo ze ndetse n'amagambo yagiye agaragaza ko amateka y'abirabura nayo ari amateka abantu bagomba kumenya kandi bakayaha agaciro. abana ba Bob Marley bazwi bagera kuri 11, harimo abana bagera kuri 5 yabyaranye n'umugore we n'ubundi Rita, akabamo n'abandi yagiye abyara ku bandi bagore bagiye batandukanye. ariko hari n'abavuga ko rwose uyu mubare ari muke, ko abana bashobora kuba ari benshi cyane kurenza uko bazwi. kandi muri aba bana harimo uwo bita Sharon. uyu Sharon ntabwo ari umwana we yabyaye mu buryo bw'umubiri cyangwa se bw'amaraso, ariko ni umwe mu bana yemeye kurera akamwitaho, yemera kumushyira mu bana be n'ubundi. uyu rero yashyize hanze album zigera kuri 13 n'izindi 6 rero yakoze mu buryo bwa live. aha rero mu ndirimbo zose yakoze zose hamwe zigera mu ndirimbo 133. wow. hanyuma zimwe mu ndirimbo zamenyekanye harimo nk'indirimbo nyine nakubwiraga No Man No Cry, harimo One Love, n'izindi zigiye zitandukanye. yagiye rero ahanini yibanda ku bagore baba mu buzima bubi ndetse n'ihohoterwa muri rusange. ibi rero bigatuma n'ubundi abantu bamukunda cyane, bakumva ko afite indirimbo zifite message zumvikana cyangwa se zirimo ubutumwa bufasha benshi cyane. hanyuma rero hari n'ibindi bintu naguteguriye bamushyinguranye, ushobora kuba utari ubizi, ariko nabyo kugira ngo ubimenye ni byiza cyane. urumva nk'umuntu w'icyamamare, nk'umuntu witabye Imana akunzwe n'abantu batari bake, nawe hari ibyo yifuzaga, akavuga ati nk'uko twakubwiye ko yifuzaga gupfira mu gihugu cya Ethiopia nubwo bitakunze, ariko nanone hari ibindi bintu yifuze ko napfa bazamushyingurana. ibyo ngibyo ni ibihe? ni ibintu bigera kuri 5. icyambere wamenya bamushyinguranye ni gitari. uyu mugabo yakundaga gitari mu buryo butangaje cyane, uburyo rwose yasabye inshuti ze ndetse n'abo mu muryango we, aravuga ati nimpfa ngiye rwose muzanshyingurane n'iyi gitari yanjye kubera ko ndayikunda cyane. ubwo rero kumushyingura n'ubundi gitari yari imuri iruhande.
ikindi kintu uyu mugabo bamushyinguranye cyangwa se uwo bita Bob Marley umupira w'amaguru. Bob Marley rero yakunze kuvuga inshuro nyinshi ati rwose iyo nari mu muziki nkunda umupira cyane. Rero rwose ngo yajyaga akunda no kwifotoza n'abantu bakundaga kumubona ari kumwe n'inshuti ze barimo bakina umupira w'amaguru. Rero mu bintu yifuzaga ko bamushyingurana nabyo n'umupira w'amaguru wari urimo. Ikindi cya gatatu ni Bibiliya. Uyu mugabo rero yavuze ko rwose nitaba Imana agomba gushyinguranwa Bibiliya. Yagaragaje ko yakundaga rero Bibiliya cyane, ariko by'umwihariko ku bantu bazi Bibiliya cyangwa se ku bantu bafite Bibiliya muhite musoma kuri uyu murongo. Hari umurongo yakundaga cyane wanditse muri Zaburi ya 23. Aho ngaho hagere urebe amagambo ahanditse. Aha hantu rero ngo niho hamufashaga cyane ku buryo bamushyinguye, ariko n'ubundi bagafata Bibiliya bagafungura kuri Zaburi ya 23 akaba ariho bamushyingura, ariho hafunguye. Ndabizi ko abenshi mutari mubizi ibi bintu. Ikindi yashyinguranywe ni impeta. Impeta rwose uyu mugabo Bob Marley yashyinguranywe impeta yari yarahawe n'igikomangoma cyo muri Ethiopia cyitwa Asifau. Akaba rero ari impeta yari ihenze cyane, akavuga ati nayo muzayinshyingurane kubera ko yarayikundaga cyane. Ikindi cya nyuma bamushyinguranye mukunda kumva bavuga ngo uwo bita Bob Marley niwe muntu wavumbuye urumogi. Ikintu bamushyinguranye rero bamaze kumushyingura rwose bari gusezera ku mubiri we bavuga ati nta kundi, umugore we yazanye igiti cy'urumogi agishyira mu isanduku cyangwa se aho bari bagiye gushyingura uyu nguyu Bob Marley. Bivuze ngo mu bintu bitanu bamushyinguranye n'igiti cy'urumogi kirimo. Ngahe nguko rero amateka amwe mu mateka yaranze icyamamare mu njyana ya reggae yitwa Bob Marley. Akaba yaravukiye muri Jamaica nko wabyumvishe, yagiye akora indirimbo nyinshi zitandukanye, ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Niba rero wajyaga wibaza byinshi cyane biranga cyangwa se byaranze uyu Bob Marley, twizere ko ubashije kugenda umenya icyo amateka yagiye asiga uko ameze. Nitwa Obedi Bizimana, bandi kumwe na Angel Vigiramata. Ikiganiro cyitwa The Main Gate cyangwa se Amarembo Magari, ugikurikira kuri Radio Imanzi 105.1 FM. Tukwibutsa ko niba cyagucitse ushobora kunyarukira kuri YouTube channel yacu yitwa Abasirimu TV. Gera ukore subscribe niba utarayikora, hanyuma ubashe kugenda ubona ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi.